Ngirango nkuko mumenyere hanga turi kumwe n'abafana babiri bakomeye hari rusugiye kuri ikipe ya PFC hakaba Rwarutabura mufana ukomeye ikipe ya Rayon Sport Papa Gikundiro uyo Gikone tenasa mwana moto Papa Gikundiro hanyuma Papa Gikundiro eke Rwarutabura uyu munsi imyuka irahari uyu munsi ubuse naguma kumbura unagundeba wallahi yuko ubise umwana utaye ntago mubabarira uyu munsi urakubita umwana utababarira nababarira umwana utari wawe uminzoga n'itabi nanjye niko ni bubigenze inzoga n'itabi urazakuva ko muri rusange ufite insinzi ibitego nka bingahe ngewe babyara umwana mbyara umurozi boro inkoko n'uragaca afaze natanga n'igitamo nagambe no munsi bambabarira nibonje kuzimya amatara ndabasabye mwese n'abanyarwanda bose nibonje kuzimya amatara nago mbababarira uno mwana unorezafa aragenda arira nk'umwana urinje wavutse uwo muzi ari umwana wavutse yaterize bakudanga akarire riko bigiye hanyuma ufite ibitego bingahe utsinda Rujugiro ngewe ndaciye abashyitsi ndabakira aho nabateganyije bari hasi ahubwo baze gake gake ndaza kuba impambo ibacura bamatatu yanjye bingahe icyambe natatu rashaka bingahe ndabaye impamba ibitego bitatu kubusa ntibakoramo napfusha atabyaye birabareba nibashaka bakobwa ijambo cyo natatu icyambe natatu Rujugiro gusabye kutamvugiramo nk'umuntu w'umugabo sinakuvugira nagukubise waje na KBS ngukubita waje na V8 urumva uyu munsi ndashaka kuzana indege nkagukubita ikindi uwagukubise naho yagiye diyara wawe yafashwe na Prince arahari urumva ngusobanurire uwo wagenderagaho Tchabalala nawe uhari urumva ndashaka kugukubita uwagukubise naho yagiye Iranzi arahari Migarari ngewe tuza wowe ufite amagambo nk'ay'umutoza wa RB ndashaka kugukuramo ndashaka kugukubita nk'uko mwatsinze RB kora amagambo yawe twe na amagambo n'ibikorwa ngeri ibitego bine ntago ari bitatu n'ibitego bine ni bine Rujugiro nahoze nganira n'abafana bambwira ko urwembe rwogoshe RB kuri press y'urwa Hagasore ningo bari bugire batya ngo kugira batsinze nayitsinze bingahe bayitsinze igitego kimwe ngewe mu mikino ibiri natsinze ibitego bitandatu umva difference irimo uri kumbwira ngo RB ye natsinze ku mugabane w'i Burayi batsinze yani Burundi ye nago ni RB nanubwo n'umutoza uvuga amagambo menshi ndashaka abareyo y'amagambo yabo kubacecekesha uyu ni umunsi aho ushaka kugira ngo kerekeze noneho mwereke ko ukurusha inyama gutwara imbwa uyu munsi ukurusha inyama gutwara imbwa bebe bacubwa mu Kinyarwanda ngo inyarwa musi cyangwa giti weka dogo werezafa uno munsi urabona amateka umva wivugiramo ya uno munsi ngewe navuze kutabana match kuko nugura inshuti yanjye ngewe urabizi umuvandimwe wowe Petit uruga baye ufite bandi bafite ibimuga gusa umva Rayon Sport nanjye nambaye jersey cheka wivugiramo arimo aravugiramo bavugiramo umva Petit nafusha watabyaye akabi karimenya namugira umushumba uno munsi tujya kujya mu kibuga ubwo bugambe bwa wazanye barabasaza wazanye wavuze amateka yabo biragaragara ngo Tchabalala wivugiramo ngo Tchabango nawe ukine ngo ni nawe Iranzi nakina Azamu yacu
imihigo amaze kwiyumva hagati y'impande zombi abafana b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APRFC ahangaha kuri stade y'Amahoro ahagiye kubera urugamba rukomeye cyane umukino wa 85 toute competition confondue wa 47 ese ninde uri butsinde tubitega amaso ifirimbi ya nyuma iraza kubiduha kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140 igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500 wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500 mwaduhamagara kuri 0728502002 Azam TV imyidagaduro kuri bose.